umunsi twari twicaye nahimbye narakwiboneye turi kumwe yes ndabyibuka sibyo gatambwira ako karirimbo ni keza ako karirimbo ni keza yashyira mu tenor tenor yaryoha kabisa ubona ko bakiye ndabyibuka icyo gihe nibwo watangiye kujya wiga ibintu by'amatutoriyo nibwo bwa mbere numvishe ibintu byitwa ngo tutoriyo rwose ziba tutoriyo ukajya wirirwa uzireba tutoriyo to be honest ntago ishuri risanzwe nigeze nigiga nkuko nize video mu by'ukuri wapi ntago niho hantu nageze nkumva nta bunebwe mfite ukumva niho iwawe mbese indirimbo ya mbere nahereyeho nkora apana iyo wakoze naye ndaza kwerekana turaza kwerekana mu kanya iyo wakoze iyo wahereyeho niye ko nzi ko utajya ubyibagirwaho Be Clever Official iyo nahereyeho icyamukanyikorere indirimbo niyo nahereyeho ni nayo nigiyeho kwanza audio ikintu gitangaje yabaye indirimbo ya kabiri yujuje miliyoni views ibaze nyuma y'amakuru y'umurwa niyo ndirimbo ya kabiri yujuje miliyoni views ubu iriho hano icyamukanyikorera ni ingi iriho iyi kabisa wow ni na audio urumva na audio utaramenya video gukorera mbere shiraho tureba nta ndi umuntu nari kwigiraho ubugingo bwanjye ubugingo bwacu murebe video ya mbere nakoze mu by'ukuri yuzuyemo ikintu dore slow motion yuzuyemo ikintu bita move irimo script ndabona umfasha n'ama framing ya danger indirimbo iri mu zatumye Dorcas nkunda taza kuyikinisha arayiteretesheje sha actually we wari umuhanga cyane noneho ngewe nyine ngendera nyine kuri wowe backing noneho buriya hari n'abantu babona Clever mu ishusho y'indirimbo zo mu gitabo batamuzi the way yarari ngewe ubundi nzi Clever waririmbaga za Storms Over urumva icyo gihe urimba za Milcoline abantu bakakwa appreciating bakishima bakavuga mbega umwana w'umuhanga zari bizina ryawe Yesu ni wowe nambaza singome nari mbizi nyamara byari birimo byari bihari turagushimira Imana turagushimiye ko tugereje aya masaha ekobane natwe ibyo tugiye kuvuga ibyo kugwesha icyubahiro bigire umumaro ku bazabyumva mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye amen Musinga yes bite sawa cyane umeze bon okay turabasuhuje bene data Imana duhana umugisha uyu munsi turi kumwe n'umugabo hano Musinga Musinga harya buriya uzwe gute ntuboneka kuri kamera uzwe gute abantu n'ababasha kumenya banzi ku izina cyangwa abakiriya
abakiriya buriya nibo bantu tuziranye cyane ariko udakora umuziki nyine ngo aze anyaporoshinge ariko bishoboka ko uri n'umusitari cyane buriya nk'iyo ugiye kurikodinga ugiye gufata amavidewo nk'amakorari usanga biteguye bavuga ati Musinga ni muntu ki ntabwo bizi nigerayo batanzi bavuga ati hari Crespe muramuzi umugabo munini cyane bahita bavuga ati uriya niwe Musinga buriya ngo ntabwo babanzi kereka iyo ni presence nibwo wajya wamenya ngo buriya Musinga buriya ni kariya gasore kare akagabo nk'ubu so turi kumwe na Musinga rero uno munsi yaje ngo tubane uyu munsi hanyuma tugire ibintu bimwe na bimwe tuganira so rero abantu bari mu Rwanda abantu bari Burundi East Africa yose Kenya Tanzania Uganda turabasuje mwese abantu bari muri Amerika diaspora abantu bari muri Amerika nubwo bwose utaragerayo ariko ni benshi narabakurebeye n'abantu bari tuzaza US one day Misiri imbere tari kera imbere kabisa abantu muri US nabo barahari benshi baba bakeneye utuvideo so rero ndakwakiriye ahangaha ni mu rugo rutari urwanjye ariko barumpaye ariko ni n'urwawe so Musinga rero ni umuvandimwe wanjye unkurikira murusha imyaka 2 imyaka 2 ni myinshi rero cyane ariko twiyemeje dukorera Imana hamwe kuva turi abana batoya dushimira umubyeyi wacu watureze neza akadutoza nyine inzira yo gukorera Imana sibyo se ari uraza kunyibutsa bimwe mu mashusho ajya ngarukaho ni igihe bajyaga batwohereza gusenga ubyuka bajya batwohereza gusenga mu cyumba cy'amasengesho imutimasi kuri ADPR tukagenda twataha tugasanga badutekeye uturayi n'udushyimbo n'akamukaro nk'umuntu nyine uvuye mu masengesho icyo gihe waba gufashwe neza byahatari ariko ikintu cyabaga gitangaje twarasengaga bikadukamana twarangiza tukikinira urusengero hari n'igihe twafataga amasengesho yacu twenyine tukajya nko mu cyumba nabyo ndabyibuka bikarangira n'ubundi nanone turi gukina kandi twiyirije amudiyakoni yigeze adufata ajya turega kwa mama ariko mu by'ukuri ntago wabaga ufite nyine ikintu twaririmbaga bikadukamana tugasenga bigakama nyine hari urugero rw'imyaka twari tutarageraho byo kumva nyine yo kubyumva neza n'ubwo bwose kubitozwa ukiri mutoya even n'abana bangenda bibatoza bakiri batoya ariko nabwo hari urugero rw'ibintu butarumva ibintu byo kwiriza ibintu byo kumara umwanya usenga amagambo se uramenya uri usengere ubusanzwe ngiye kwiriza byaranangoraga cyane pe cyane kabisa byarangoraga hari igihe nagwaga kugakoma nkahita nkanywa yuko ikiruhura twajyaga tujya gusenga noneho ukagenda wariye nkagenda nariye njyewe nabaga niyirije nagerayo inzara yanyica twagerayo nkahita muhereza nk'ibiceri nkavuga ni basi ijya kunywa amata narazamukaga haruguru nkareba agakoma n'amandazi ukongera ukagaruka maze yahagera hari umuhanuzi ndavuga ndimo ndareba utumamiyo avuga na kamamiyo Musinga baramufashe twagendaga gupfuka amaturi benshi twabaga turi utumamiyo twinshi
by'ukuri nasaga atari njye nyine by'ukuri iyo wavuga ngo utumamiye buri gihe twahitaga twumva musinga kabisa kuko ariwe twabaga tubiziranye ariko kwiriza nyine ntabwo ari byo nabwo kwiriza ni byiza ariko n'ubundi ushobora no gusenga wariye ariko nka kuriya rwose wabaga wakoze amakosa iyo twavuze ngo turi timu turi korari tugiye gusenga twirije nkavamo ubwo nabaga mbaye umugambanyi ariko nabwo tukiri n'abana n'ibiryo twarabibuze tubikeneye n'ibiryo umuntu yabaga abikeneye ahubwo ikibazo ni uko wabikeneraga nta n'ibihari nicyo kibazo nitwo duceraho ahubwo biriya biceri ko umuntu atabaga bifite mu buzima busanzwe ajya gusenga akabibona sinzi ukuntu byazaga uriya amafaranga hari igihe n'ubundi ntabwo umuntu ajya abuririza burundu umeze ute rero ni sawa nakomeye ndabona wantumiye kuri cano itari yawe ya Dora wayishimuse ariko rwose ndishimye ko wantumiye hano imirimo y'intoki zawe so kariyeri yawe rero hanyuma na kariyeri yacu muri rusange nibyo tugiye kuganiraho twarakuranye navuga ngo twariganye nubwo bwose tutize mu mwaka umwe nari nkuri imbere ariko n'ubundi tumeze nk'aho twiganye kuko aho nize hose ni naho wize si hose cyane ariko aho twize hafi ya hose natwize si hose ahubwo ubundi ndetse nko muri pirimeri wenda pirimeri naho imutima twarahiganye Kimisagara naho warahize nanjye nahize ku Muhima twarahiganye Ikabuga twarahiganye ahantu tutiganye ubwo ni nka Remera Katolike banza ariho Remera ahubwo Giporoso Remera Giporoso ibyo bigo byose nabyizeho pirimeri so hanyuma tuva muri pirimeri ngewe mpita njya mu Rutobwe unsangayo ngusiga mu Rutobwe njya mu Ruhango urangije nawe ngusanga mu Rutobwe unsanga mu Ruhango so superieur urumva icyo narashakaga icyo cyane urumva nyine ni njye wagendaga nguhari connection byari kugira ngo nyine dukomeze nyine ubushuti bwacu biri no mu bintu mu by'ukuri byakomeje ubushuti kuba nyine buriya hari ikintu buriya iyo umuntu muhorana cyane hari ikintu kigenda kiyongera muri bitandukanye wenda hari nk'abantu batubona bamugani bakabona ese hari n'abantu bazi ko mu rugo turi babiri kandi mu by'ukuri ntituri babiri hari na Dudu mukuru wacu mukuru ariko kubera ko twagiye twebwe duhorana cyane ahantu hose niyo mpamvu ari twe n'ubundi na n'ubu ngubu twisanga nyine ahantu ubuzima bwose twabubanyeho turi babiri ko ariyo mpamvu so tuvugana n'undi mukuru wacu nyine niwe mukuru witwa Dudu abenshi wenda baramuzi ariko nabwo kandi hakaba n'abandi batamuzi kubera ko ntabwo aba muri kariyeri yacu ntabwo aba muri kariyeri y'ibintu by'imiziki n'ibintu byo kuba abasitari ntabwo ariyo kariyeri abamo so niyo mpamvu abantu benshi badakunda kumumenya ariko tugira undi muvandimwe wacu tukaba turi abahungu batatu ni twebwe papa yasize so impamvu rero y'iki kiganiro tugiye gusangiza abantu urugendo rwacu n'uburyo twiyubatse n'uburyo twiyubatse uburyo twatangiye mu by'ukuri twahereye ku busa kabisa twahereye kuri zero hanyuma ubu ngubu turi abagabo kandi rwose tugeze ahantu heza mu buzima hari ibintu nyine buri muntu wese aba yifuza
umuntu aba yifuza kugeraho, hari amafaranga umuntu aba atarageraho ataramayabone, ariko ibyo tugezeho n'amafaranga wenda twaba dufite bikatunyura kubera ko kubera ibyo twanyuzemo nyine. So tujye gusangiza abantu rero urugendo rwacu no kugira ngo aho icyo dushaka kubivugira ni ukwinspira urubyiruko hano hanze. Ntago struggle zashize, tugeze mu gihe wenda igihugu cyacu cyateye imbere, ibintu byinshi wenda navuga ngo birahari, ariko nkeka ko n'ubundi hakiri abantu bari mu buzima bubi, struggle, abatekereza avuga ati ariko ubu ngubu ngewe ejo ubu ngubu hari ikintu nakwimarira mu by'ukuri. So ibintu byose twadreaminze, ibyo twatagetingaga nko mu myaka nka 15 twabigezeho mu myaka 5. What's the secret? The secret is sorry gato. Bo ngewe uko ntekereza ibanga ririmo aho ngaho cyane cyane ni gusenga. Cyambere no gusenga, amasengesho arakora bya nyabyo. Amasengesho atari na yacu twenyine, nayo mubyeyi. Amasengesho y'umubyeyi wacu rwose yaradufashije. Noneho ukuye ko ari n'amasengesho natwe ubwacu gukurira mu nzu y'Imana, byatwigishije ko ikintu cyose kigomba kuva mu gusenga. Ikintu cyose kiva mu gusenga, kandi twiga ko nyine tugomba kubaho nyine muri ubwo buryo. Noneho rero apari y'ibyo ngibyo nanone hakabaho no gukora. Ntekereza ko rwose ntabwo turabanebwe, kandi iyo ukoze Imana iragushyigikira. Secret ni iyo, ariko honest amasengesho atarimo gukora nayo ntacyo avuze. Ibyo bintu rero byose bigomba kuzuzanya kugira ngo mubigereho. Ntekereza ko hari abahanzi benshi hano hanze, wenda cyane nko mu Rwanda dufite na popularity iri hasi, bashobora kuba badafite abasabu nk'abawe, bashobora kuba batabona viewership nk'iyawe, ariko the way ukoramo n'uburyo utari umunebwe. Mbabwire ko Clever yikorera audio ibintu byose mujya mwumva byose arabyikorera. No kuvuga ngo la majorité y'ibintu hafi ya byose nyine biri hagati yacu. Urumva ni kuba wagenda ukaririmba, abandi bahanzi ntabwo babasha gukora ama audio, wenda babibona n'ibintu biri aho ngaho, ariko uragenda ukaririmba, mbese akazi kawe ugafokasingaho. N'ama lyrics amwe namwe urayikorera, wenda tudafite umwanya ukayikorera, ubona ko nyine uri umukozi. Semu natwe rero, ndakeka natwe ntago turi, natwe urabizi ko dukora. Okay, usubije nk'amaso inyuma ukareba, let's say wenda reka tujye wenda nka 2017, sibyo? Tangiriro kabisa 2017 ahantu twari turi. Tujye kuvuga kuri ruya rugendo. First of all, byatangiye nyine tujya muri studio, ari ukiri muririmbyi wanjye bakaze kapsinga. Noneho dutangira kuriya, iyo wibutse nka ririya shusho, ukabona the way twatangiye ibira bintu tukagenda tubyubaka. Urabizi nyine twabaga tukaganira tukavuga ngo
ewana tugiye kuba nyine ngiye kuba umuhanzi uri kubyumva bahe cyane cyane baravuga ko n'ibyo video byari bitaraza video ahubwo nta nubwo ari ikintu nigeze ntekereza ko nzakora tukaba turyamye ukajya umbwira ukuntu nyine ushaka ko nyine mba umuhanzi urumva mba icyamamare uri kumva so iyo utekereje kuriya kuntu wajya gutekereza n'ukuntu bimeze uko nguko mu by'ukuri nyine wumvaga uko bimeze uko nguko ariko byari kuba bimeze ahubwo ngewe reka mbanze mpere kuri ako kantu k'ukuntu numvaga like hari urukundo rwabaga muri twebwe actually wowe wari umuhanga cyane noneho ngewe nyine ngendera nyine kuri wowe mubakingi noneho buriya hari n'abantu babona Clever mu ishusho y'indirimbo zo mu gitabo batamuzi the way yari ari ngewe ubundi nzi Clever waririmbaga za Storms Over urumva icyo gihe urimba za Milikoline abantu bakakwapreciatinga bakishima bakabega umwana w'umuhanga icyo gihe rero nabonaga uko kuntu n'abantu bose bari kukwakira icyo gihe ndumva twarakoraga amarushanwa wakoraga ikabuga nabona ukuntu abantu uririmba bakavuza induru bakamanika icyo gihe ndabyuka watwaye igikombe 2016 abantu bakavuza induru bakava umwana w'umuhanga byatari bavuga ni ibi bintu byanga byakunda bizarya ibintu bizarya kabisa niba ari aba bakeya byari byose hari n'igihe kizagera nyine bikarya tu ariko sinkatekereza inzira bizacamo nta n'umuntu n'umwe muri twe rw'abaguzi nyine hari inzira bizacamo gutya noneho rero umuntu amaze kubyinjiramo niho umuntu yabonye bikomeye tumaze kubigeramo mbese ubwo ngubwo ngewe nahise mva muri ya kariyeri y'umuziki mpita nyoboka video nabwo mu buryo ntazi turaza kubigeraho ariko umaze kubigeraho nibwo nabonye ko bikomeye kuba wa muhanzi ukaba wavamo international artist nka gutya wenda urebwa na za Kenya na hehe hose sibyo ibyo ni ibintu tumaze kugeramo nahise mbona ko biri limit mbere natekerezaga beyond y'ibyo kuko ngo natekerezaga ko uzagera ku rwego wenda wawe uririmbana na Travis Green ndumva ari bo bantu twafanaga cyane n'aba Don Moon yes ba Michael Smith yes numva ni nazo ndirimbo cyane wanaririmbaga ukumva ko wenda hari nk'igihe wenda uzagenda mukaba muri kuririmbana wenda wagize nk'iyo opportunity mbese naho ngaho twatekerezaga ariko bagida yes hari abantu rwose bafanaga nari nzi ufana pe kandi n'ubu banze ukibafana wenda nka Travis yasubiye hasi nka Gayda ariko ubona ariko Gayda baracyari mu bihe ni nabo cyane bagiye batwinspira no gukora indirimbo zo mu gitabo na Don Moon aracyari legend na Michael Smith nawe yashishamo agakora utuntu twi ariko uko isi yagiye ihinduka nicyo gihe uko isi yagiye ihinduka n'ibintu byagiye bihinduka even no hanze naho music gospel yagiye ihinduka nyine ubona ko umuntu ukora cyane niwe ukomeza agaruka mu bihe by'abantu nk'abantu bazi Don Moon bazi igihe yigeze areka n'umuziki hari igihe yigeze areka umuziki noneho aza kuwugarukamo uzi ko buriya ndumva ubu ngubu ashobora kuba ageze kuri YouTube channel yashobora kuba hageze muri miliyoni hafi 3 z'aba subscribers kandi buriya Don Moon atangiye YouTube ejobundi mbere yaho nta indirimbo zabaga ku zindi YouTube channel noneho ahita atangira naho yagize gukora ama live sessions buriya Don Moon ni umuntu ukora cyane arakora cyane twigiyeho ibintu byinshi biriya bintu ubona Clever aririmba indirimbo zo mu gitabo cyane ni Don Moon na Gayda kabisa hari umunsi twari twicaye urabyibuka
umunsi twari twicaye nahimbye narakwiboneye turi kumwe yes ndabyibuka sibyo nahimbye narakwiboneye turi kumwe gatambwira ako karirimbo ni keza ako karirimbo ni keza yashyiramo tenor tenor yaryoha kabisa twari bubyuke turi ugiye kuririmba ahantu muri umwana wari wabatijwe ahantu ndabyibuka kwa Majerumene yabatishije umwana gutya turagenda turayiririmba n'akagitari ari sawa kabisa igihe ari njye nawe twenyine ngo nako bakinyanye so urugendo rwacu rwose twari turi kumwe kabisa kumwe ku ndirimbo kuva ku ndirimbo ya mbere kugera kuri iyi ngiyi dusohoye ejo bundi n'izo tugiye gusohora zose turi kumwe okay mba umuhanzi ndabitangira nsohora zavuze yego tujyana mu marushanwa ndayatsinda dusohora izindi ndirimbo zirimo zaho twumvire okay n'izindi nyinshi hari izo abantu batagiye baza ahubwo uzasubiramo nazo batazi buryohe ariko yo barayizi uraho kwizerwa hari n'izo wahimbye ahubwo ukazita mu bishokoro izo ndirimbo ahubwo tuzazigarukaho kuko zirahari nyinshi pe ni hatari ariko ntago abantu bakeka ko Clever hano nyuma nawe yabije abantu batekereza ko Clever adahimba afite indirimbo nyinshi ahubwo aragenda agahugira muri actually ni umukozi ariko biranagoye biranagoye kubona ukuntu isaha ku isaha uba uri muri studio kubona umwanya wo kwita kuri izo ngizo kandi hari n'izindi nyine ukwiye kugira ariko gusa ndashaka kuzajya mbishakira umwanya urabizi ko nanjye simba nkoroheye ndashaka kuzatuza kabisa hari nk'ukuntu ushobora gufata nk'ukwezi nkakumara ntari mu bintu by'amastudio noneho ikindi buriya ngewe no guhimba indirimbo sa n'uwitaza cyane cyane izindi ndirimbo ko ntabwo mbashaka guhimba indirimbo iri buze ifite ikintu isa n'indi kuri melody no kuri message Dorcas azamfasha bizagende neza so twagiye rero kuri kariyeri yawe kariyeri yawe harya buri yatangiye 2018 kariyeri yanjye yatangiye 2018 nibwo watangiye kwiga natangiye kwiga muri IBTC ndamushimira umugabo witwa Claude yaransabye kuzamwamamaza muzajyeyo mujye kwiga Claude yigisha neza muri IBTC abantu bakabisa baradufashije cyane baramfashije kuri scholarship bampaye rwose nta n'amafaranga nari mfite nta mafaranga nari mfite baduha scholarship tuyifashijwemo na pasiteri wacu Aimable ndumva batanze scholarship kuri church ndibuka nyine baraje baramubwira bati muri bari abasore bose baba barimo hariya wadushakiyemo duhaye abana babiri icyo gihe agira atya abaranyoreje yongeye n'undi mwana witwa Eritiye mu by'ukuri nawe wageze ku rwego rukomeye na Eritiye nawe ageze ahantu heza cyane BH studio ameze neza cyane ariko icyo gihe turagenda natwe niba ari nk'Imana yadukoreyemo kuko twarize pe oya ntago okay nicyo uzaba cyo nyine n'ubundi kiba kigutegereje kabisa kuko nyine urumva mwebwe pe reka mbivuge atari uri kwivuga kuko ushobora kuza kubisiga mwebwe ukuntu mwari mumeze nyine mwaravuga ngo ibintu bagiye kuduha tubibyazemo umusaruro w'ibindi batanaduha ni ukuvuga ngo tugiye gushaka mwe urumva ndabyibuka icyo gihe nibwo watangiye kugira wiga ibintu by'amatutoriyo nibwo bwa mbere numvishe ibintu byitwa ngo tutoriyo rwose ziba tutoriyo ukajya wirirwa uzireba tutoriyo to be honest ntago ishuri risanzwe nigeze niga nkuko nize video mu by'ukuri wapi kabisa ntago niho hantu nageze nkumva nta bunebwe mfite ukumva niho iwawe mbese bwo kwiga mu by'ukuri ahubwo naje gusanga iyo ndamuka nize video nyiri umwana akaba ariyo nkurikira
mu by'ukuri nasanze video kuko icyo gihe twagezemo n'abandi bana twiganaga turabarusha pe ko twaratahaga hari hariho amamega ya MTN yatangaga ya nijoro saa 6 ugahita ujya kuri YouTube ukadawunodinga kwa kundi downloading tutori tukazidownloadinga mpaka mu gitondo tukatuzifite ukazireba mu gitondo tukajya kwiga abarimu ebana twageragayo tukabachallenging bakabona ko nyine like ari ibintu tuzi kabisa muramovinga kabisa ni mwana atinze ntago twatinze nuva twarize abandi biga amezi 3 nuva twe dushobora kwa twarize nk'ibyumweru nka 2 cyangwa ukwezi turangije tuza kwisanga dukeneye ibintu birenze ibyo bari abana ariko ndabashimira badufunguye mu mutwe batwereka nyine inzira ni nacyo burarira ishuri rikora ko ntabwo wambwira ngo amezi 3 wize video ni ikintu kigari cyane n'ubu turakiga ariko badufunguye mu mutwe batwereka icyerekezo noneho turangije natwe ntitwigeze dutindamo kandi twese tugenda ariko dusigarana ubwo buhamya babwira pasiteri wacu uti bari abana n'abahanga ku rwego rwo hejuru ese ubundi buriya hari ikintu nyine nanjye nabigiyeho nakwigiyeho personally donc kutumva ko hari ibintu ufite nyine umaze kuba umuntu nyine wa danger uri kumva ngo noneho wumve ko nyine byarangiye ko hari igihe buri gihe iyo mwumvishe mba numva hari ibintu byinshi ushaka gukomeza kwiga ni inama wagira abantu ubu mbona ubu ngubu ndi gushaka kujya mu ishuri umugore wanjye arabizi njya bimubwira Vanessa ndashaka kujya mu ishuri hari ibintu nshaka kwiga bya video rero impamvu nuko ngiyewe icyambere cyo nzi ko navuye kure kandi njya muri bino bintu mbishaka ikindi kandi byampaye platform bimpa amafaranga ubu nicyo kintu kimbeshejeho noneho rero ndavuga nti kandi atari no kuri nge bigira n'umugisha muri ministry sibyo bigira n'umugisha no ku muryango wanjye urabona nk'iyo ntaba nzi video nawe ubu ngubu babikugora of course noneho rero nisanga rero ntakwiye kuko hari abantu benshi tuzi wenda abasaza bagiye babanza muri iyi industry ariko ugasanga the way ibintu bakora kandi si bya bintu navugaga isi igenda buri munsi itera imbere ubu harimo za AI ejo bundi haraza ibindi uzasanga byose umuntu akwiye kubyiga nutiga rero ukaguma ahantu hamwe uzasanga nyine hari ibintu byagusize nibyo kabisa nibyo ubu rero nukuvuga ngo niyo mpamvu nyine abo bantu nabo impamvu muza mukabona twe turi gukora imiziki babandi ba mbere atari bwo bari gukora nuko bo bahagaritse kwiga ariko ubu ngubu ikintu kiri gukora ubu ngubu ni igikoresho n'ubumenyi ibyo bintu nibyo biri gukora ubu ngubu ubwo rero utabifite ubwo nyine umenya ngo uri inyuma so mu gihe rero wari urimo nyine uri kwiga nanjye ku ruhande nibwo nari ndi kwiga audio nawe wari uri kwiga mbese ni kwa kundi nyine ntago namenye ukuntu biriya bintu byikoze kuko nta nubwo tuye tubiplaninga ko ariko ntabwo ariko twarabiplaninze vraiment ibintu twaraplaninze nari nzi ko nzaba umubakazi ariko byarangiye nyine nisanze muri video nawe noneho uhita wisanga ko ugomba gukora audio byanga byakunda kuko ntabwo ari kubona amafaranga ya audio nshakira audio yitwa ya ndirimbo yo mu gitabo yitwa ndirimbo ya mbere nahereyeho nkora apana iyo wakoze naye ndaza kwerekana turaza kwerekana mu kanya iyo wakoze iyo wahereyeho ni iye ko nzi ko utajya ubyibagirwa aho Be Clever Official iyo nahereyeho icyamukanyikorere indirimbo niyo nahereyeho ni nayo nigiyeho kwanza audio ikintu gitangaje yabaye indirimbo ya kabiri yujuje miliyoni views ibaze nyuma y'amakuru y'umurwa
niyo ndirimbo ya kabiri yujuje miliyoni views. Ubu iriho hano Icyamukanyikorera ni iyi ngiyi iriho ya 6 years. iyi ngiyi kabisa. Wow. Ni na audio urumva na audio utaramenya video. Ko mbona 6 years sinakoraga video haryo. Oya iyi ngiyi ariko ushobora kuba wari wabitangiye ariko utaratangira kunkorera. Ntaratangira gukora. Twazisohoraga gutya ndibyuka muri iki gihe niho twasohoye n'izindi za nabonye umukunzi mwiza tuzikora gutya. Hanyuma rero ubumenye gukora video. Uratangiye. Turatangira rero iriya niyo ya mbere wakoze nyine ukorera umuntu. Indirimbo ya mbere nakoreye umuntu ndumva ariko burasiye ya mbere ra hariyo nakoreye Jonathan Yona. Yanjye niyo ya mbere. Yawe niyo yabanje. Nta wundi muntu ari gukorera mbere. Shiraho turebe. Nta wundi muntu ari kwigiraho. Ubugingo bwanjye. Ubugingo bwacu. Murebe video ya mbere nakoze. Mu by'ukuri yuzuyemo ikintu dore yuzuyemo ikintu bita move. Irimo n'uduscript ndabona. Umfasha n'ama framing ya danger. Indirimbo iri mu zatumye Dorcas nkunda taza kuyikinisha. Arayiteretesheje sha. Ariko yari mu ndirimbo wari ufite zifite video. Reka niyo video reba hano hepfo hakibaze ko tugituye mu Kigarama twayatatuye n'icyo gihe. Niho tugituye hano hepfo ariko habaye habi ntabwo hakiri heza hano. Icyo gihe hari heza biriya bisambu byari byiza. Ibisambu nabonye barashyize ibintu by'ibitaka hahisemo ibintu byinshi ariko iyi niyo video ya mbere wakoze. Ariko ntabwo byari byoroshye ko ndabyibuka iyi video nta mashini yari strong twari dufite no ku exporting. Nari mfite imashini ya exportinga amasaha 19. Twategereje export yayo amasaha 19. Kandi nta nubwo yari 4K. Ubu ngubu dufata ama 4K iyi yari Full HD ariko ukayitegereza amasaha yose. Ntabwo byari byoroshye. No ku kazuba dore imitsi yareze. Izuba ryaradukubitaga urumva nta nuza twari dufite nta light twari dufite. Twagombaga gukora ku manywa mu zuba kugira ngo tubone ko kerekana aka kantu se kajemo k'amashusho yihinduranya. Kantu ko kwicara mu gisambu kabisa. Ariko mu itangiriro ntabwo byari bibi n'ibikoresho na kamera nari ifite ya Canon ndabyibuka. Ese kuva nka buriya indirimbo video nyine umaze gukora ukavuga ati noneho iyi ngiyi currently nziza ni iyihe? Iki kibazo rero ntabwo nshobora kugisubiza pe. Kuko zose nyine ziba ziri kuri level. Hariyo biterwa n'umuntu bireba. Ariko hose tuba twashyizemo effort. Kandi ngewe wenda hari igihe nkunda indirimbo iri nyine ya vuba. Yego. Nkunda indirimbo ya vuba ako akaba ari video ya kera twakoze kera ikiri nziza. Ariko kubera ko iyo ndirimbo wenda abantu barayikunze hari zihari zamutegereza indirimbo ya Jado Sinza y'ejo bundi sibyo. Hari n'izindi nyinshi ama live recording turi gukora muri iyi minsi wenda nayo umuntu agenda avugaho. Ariko usanga indirimbo zose turi gusohora muri iyi minsi ziri kuri high quality. Ziri kuri high quality kabisa ku buryo nyine zose utazigereranya.
ariko buriya kandi ikindi kikaba iki uriya video nanone igirwa n'amafaranga expenses zayigenzeho buriya ntago umuntu azaza harimo ahantu heza harishyurwa of course abantu bari bujya muri video uko bari bambaye birishyurwa urumva nyine ibyo bintu byose bigenda bijyana ariko ahantu tugeze ntago ari habi so tuva hariya rero kuri iya ndirimbo ibyo ari byo byose indi twagiye gukora hari utuntu tumwe wari wamaze guhinduramo hari indi twakoze n'iyi rero nkunda kwibuka iyi ngiyi kuko ariyo yari muri icyo gihe ariko umuntu ashobora gukora kuri hari indi yitwa ungimbe yasaga nabi keri yasaga nabi iyo ndirimbo yasaga nabi pe hari ukuntu noneho icyo giheho rayiti yari yagabanutse bitaba ibintu bikomeye cyane ariko umugoroba kandi ndebe ngiye kwigeraho ndi kugera ku mpamvu z'ibifatika ukiyikorera lyrics wanjye imbere rwose ndumva ariyo hari iya kabiri ushobora kuba warankoreye oya ntabwo ari iya kabiri ahubwo twase dutangira morning worship twese dutangira za morning worship guhita mbibona ntabwo twese tugera muri covid kuko nayo nyine twashutinze muri iyo minsi ariko ndabona hano hariho nk'iyi ngiyi tutari twabona ibikoresho ndabona ari Makashi wari wadutije Makashi turamushimiye cyane yadutije kamera yego yadutije kamera dushutinga bino bintu Crispe arabyibuka iyi niyo video rero yindi twongeye gukora iyi niyo video twongeye gukora ubu iki gihe nicyo akoze yari live recording attention byari live kabisa byari live kuri studio yanjye nashyize muri salo cyangwa ndumva twara recordings indirimbo imwe ebyiri hari n'indi twara recordings imwe mu by'ukuri quality byari bigoye iki gihe kandi wari utarazana modora ndumva twarakoze twakoze morning worship ebyiri dora atari yazamo ariko buriya yari adutekeye hari inyuma sinzi ukuntu icyo gihe wahise ubitekerezaho oya urumva kuri urabona ino piyano iyi ngiyi y'umukara yabaga muri salo urabizi noneho twari tugiye kujya kuryama urabizi ko tutajyaga tunatinda zino twaraza porodingaga vuba cyane kabisa nkeka ko ari muri uyu mugoroba kabisa twakoze iyi ngiyi nibwo twageze twicaye tugiye kujya kuryama nyine na dora hariya muri salo noneho ndacuranga ndi kwicurangira ndi kuririmba urumva icyo nari ndi kurepeta James na Daniela bari badutumiye muri konseri badutumira as a couple kandi Dorcas tudasanzwe turirimbana mu by'ukuri noneho ntangira kuririmba nshaka indirimbo tuzajya kuririmbana of course harimo impamvu zifatika harimo ugendane nanjye indirimbo nk'amakuru y'umurwa urakumva noneho ngewe ariko nkiri kubyigaho nyine mbyigaho ndi numve ko bizagenda noneho nicaye hariya ndamubwira ngo ngwino turirimbe dukorane practice ndaririmba numva dutangira turi makuru y'umurwa nibwo yarakiri kuyimenya nyine mu by'ukuri kuyiga nyine ngo tugire noneho sinzi ukuntu indirimbo yanjemo iriya nyine iriya nshima umwami wo mu ijuru uri kumva iranza aho gutyo turimo
noneho turayiririmbana rero muri salo tuyiririmbanye dore yiririmba neza numva karirimbye neza kwereka tukaririmbye neza ndavuga niko uzi ko buryo waba umuhanzi ndamubwira nti mu gitondo duhita tujyana muri studio nka kuri coding gakurikirana rero naka ngaka nuko ndangije numva twarazirikodinge rimwe zombi ni amasesheni abiri yari yambaye kariya agapira nabwo nuko byatangiye hanyuma hakurikiyeho live recording y'amateka buriya rero iyi live recording yo ifite na views ifite 492 iriya live recording yo twanayikoze harya buriya twapanze kuri live recording ariko nibyo kuko niba twarazanye kamera tukaba twanarikodinze twumvaga ko nyine bizaba nyine video tukayishyiraho yego ariko nyine sinzi uburyo twari quality yari ibintu ntibidafite lighting bidafite iki ko nari mfite kamera gusa iyo minsi nari mfite agasoni bari bantije keza yego soni ndumva ari R4 niko kakongoje kabisa hanyuma ndavuga ati ntabwo dufite kamera hano twakomeza gukoresha gutyo ndayizana tujya kuyikoresha ariko nta lighting ziriho tubona bivuye nanjye ndagenda nyijyaho aka gasesheni abantu bajye kureba ni keza ariko ku editinga byarakugwenda byibuka nagiye mbikatingamo nanjye ariko live recording twasitangiye kera wow none na Dora ariko yatangira kuririmba muri iyo ntuzo muri iyi ndirimbo mpamvu zifatika of course ibintu byari sawa cyane so dutangira gutyo rero utangira kugenda wivorewa ndibuka utangira kugura udukoresho igihe nahise mbona ngira umugisha mbona kamera hashize igihe nta kamera mfite ariko ndumva kitarageze mu mwaka mpita mbona kamera ubwo kuko twari turi no muri covid icyo gihe twaporodingaga abura abantu rero bari bazi ngo twaporodinga ariko twacishagamo umunsi umwe tugahita twaporodinga mwumve ubwo akazi byawe nabwira ngo Clever ni umukozi even nanjye wenda ndigarukaho ariko audio buri igira akazi kanini kurusha ka video cyane kabisa ariko yakoraga twaragendaga twabikodingaga live noneho ukagenda ukarara ubikora nanjye nkarara nkora wagendaga ugahita ukora sample ukayimpa nk'abanyeditingiraho nanjye nk'abandi nawe ukaba uri gukora ukayiraraho ukaza kuyimpa ubwo umunsi ukurikiraho duhita twaporodinga ariko nyuma y'izindi ziri nyuma y'aha ndumva ntabwo wakomeje gukora live nyuma y'izindi ziri nyuma y'iziri nyuma y'ingiye naragiraga noneho nakoraga ama audio ntibirangiye iri final neza ariko nkaba nayirangije yihari nyine tukayishutingiraho ukaneditinga nanjye ubwo ndi gukora indi nyifinaliza ndabyibuka twabaga hano haruguru mu Kigarama kwa Makwini turamushimira umubyeyi mwiza cyane twabanye imyaka njye namaze imyaka numva ari nk'itanu atari 6 gutyo urumva ngewe cyangiye dutangira kuhabaye ari 2016 buryo 2016 Brother Donna tubana noneho turangije 2019 ndagenda naho ndanahashakira hanyuma nanjye mbamo hepfo ubwo harimo aho nabaga niho habaga harimo na studio yawe noneho ukaba uri kweditinga audio natwe ku ruhande turi kweditinga video noneho ubwo ngubwo bikaza kurangirira rimwe ducishamo umunsi umwe mu by'ukuri audio yabaga ari indyankuriye kabisa muri kiriya gihe ubwo noneho ikintu cyari gisigaye kibaho yari uko umunsi umwe uhita ukora audio ugahita tuyirikodinga ku mugoroba mu gitondo turi buyaporodinga yego ubwo natwe tukarara tweditinga
twari twaragize imana twari dutangiye kugira akamashini gasa naho gakora neza noneho ya audio tukaza tukahita duhuza na video nyine mu gitondo ikaboneka tuka-uploadinga. Anyway, I'm very proud of you. You too. Me too. So noneho rero sasa wenda covid irarangiye tubivuyemo hanyuma ngiye gushaka uya nako covid twari turi kujyana twavuze naho wari washatse noneho covid ivuyemo twinjiye mu gihe noneho tugiye kumera nkaho duhindura kuko urumva ntabwo twari kuguma mu bintu bimwe birarambirana twabimazemo igihe ariko bimazemo igihe kinini kabisa bimazemo igihe ariko Imana iradufasha kabisa bigenda neza tugenda twimprovinga actually ntabwo ari uko ari n'amafaranga wakuragamo ahubwo twarakomezaga nyine consistency kuko ndabyibuka ko hari n'igihe wanashoragamo n'amafaranga aruta ayo twabaga twagize. Aya bantu wenda banabyumve neza twebwe tutangira kubikora byari umurimo w'Imana mbere yuko biba akazi. Byari umurimo w'Imana icyambere dutangira ibintu bya YouTube urabyibuka na ya album ya mbere nakoze y'indirimbo zo mu gitabo harya warayibakinze bakinze iri album kabisa. Album ya mbere warayibakinze kabisa. Iriya album tuyitangira byari umurimo w'Imana. Cyambere twari tuzi bya YouTube ukuntu bikora usibye ko twafashe indirimbo tugiye kuzijyana kwa Rene ibyishimo.com no arangije aratubwira ati giye muzishyira kuri YouTube channel yanyu namwe igihe kizagera namwe bijye bibishyura urakumva ariko ubundi byari umurimo w'Imana ntabwo twatekerezaga ko byakwishyura umuntu twarabisengeraga kabisa. Icyambere cya gihe ntabwo twumvaga ibintu byo gucuruza imiziki kuri YouTube cyangwa se no ku yandi platforms biba ari ibintu biri real. Tumvaga ari ibintu bimeze nk'ubutekamutwe. Urumva ngewe muri icyo gihe ahubwo ni cya gihe njye ahubwo nakoraga nigishaga music. Nicyo gihe nigishaga music noneho ndi no kwiga na za audio nyine. Sorry hanyuma biza kugenda na za YouTube nazo tuza gusanga nyine burya za dusapotinga kuko nabwo icyo gihe nabwo twatangiye ari dukeya udufaranga urakumva natwe ibintu bya online n'ubundi nabyo washahe iyo urebye imbaraga twabishyizemo ubu ngubu sinzi ko n'ubundi twazishyiramo ubu ngubu byagorana kuri ubu ngubu kubera ko umuntu afite ibindi yashobora gukora ariko icyo gihe urumva navuga ngo twari dufite umunyine mu mwanya wo mu by'ukuri ni naho bigoraniye kuri ubu kugira ngo umuntu abikore birasaba kwigomwa byinshi kandi ugatekinga igihe kinini kuko wenda nko muri icyo gihe impamvu byanakunzwe nta bantu benshi bari gusohora indirimbo. Ikindi kandi abantu bari bageze mu gihe cya covid bakeneye ako kanya k'ubutumwa bwiza babakeneye muri make. Noneho abantu rero bose basa n'abashidutse noneho batangira sasa ku following. Icyo gihe ni nawe YouTube zari zitangiye kuza sibwo zari zitangiye nibwo noneho zari zitangiye kugira umurego nyine mu bantu batangiye gushyiraho na zira z'ibiganiro. Ikindi buriya nk'umuntu wari umaze nkanjye wari umaze kwiga music hari abantu tipe benshi twiganye urabazi guhindura nkajya mu ndirimbo zo mu gitabo usibye umuhamagaro wanyakagamo naho ubundi professionally ntabwo nari bubizemo. Cyambere zari indirimbo zisuzuguwe abantu basuzugura zo mu byumba zo kugira ute noneho ngewe kugira ngo
nzazijyemo nziririmbe ebana byari sacrifice no kuko na nyuma yaho ribuka twahuye n'abana critique nyinshi n'ama critique guhimba indirimbo biramunaniye agiye mu ndirimbo kuririmba indirimbo zo mu gitabo agiye muri competition kubera ko abandi babikora ibintu nk'ibyo ngibyo uribuka urabyibuka nyine so mu by'ukuri ntabwo byari ikibazo mu by'ukuri so ariko turabikora nyine turabikora byose nyine twabaga turi kumwe so aho ugeze aka kanya kuri wowe video zawe aho zigeze ubyakira ute iyo ukurikije n'urugendo waciyemo ikintu navuga ni uko cya mbere cyo warakoze kubera ko nakwigiyeho gukorera ibintu bibi ariko kubera kubikora buriya niyo mpamvu uriya umuntu ujya uvuga ngo uburambe mu kazi ni sawa nk'ubu ngubu njya mbwira abana ba tipe tujya dukorana ngo ngiye ntago hari ibyo twita gushya kuri tele ukaba wageze kuri tele ukabura nk'akantu ngewe rero ntago bikunda kumbaho kubera ko hari igihe cyinshi twageraga kuri tele tugasanga hari ibintu byinshi tudafite ukaba n'igihe n'amavideo tuyasubika ntabeho ariko nyine tukareba uburyo bwose nyine tugomba kubikoramo ubwo rero nanjye nibwo buryo nahisemo rero icyo gihe cyawe waremeye nyine nkwigiraho nkajya mpfa gukora ibintu biri aho ngaho gusa ariko bigera aho ngaho byari ikintu kizima gukorera video nziza thank you so much gukora video nziza ubu nanjye ndi kukwitura sibyo anyway kandi tukizerana tukagira ute ndabigushimira kabisa even n'abandi iyo batuyobotse batubwira ikindi kandi turashimira cyane abadamu bacu abadamu bacu batuma tudatandukana nabo batumye bari mu bantu batuma tuba close ahubwo cyane kuko barahageze nyine babona ubumwe dufitanye ni nabwiza ariko nta n'umuntu utabyishimira nta muntu ari umuntu ugushakira iterambere ntabwo yabura kubyishimira noneho rero ubwo ariko ubu nyine video dukora ni nziza pe ni nziza wenda hari indi level tutari twageraho nayo tuzageraho hari indi level ya audio twageraho hari bya bintu nyine twavugaga ubona nka video za Don Moon nyine twigiragaho hari level yiwe n'ubundi ariho still tutari twageraho kandi nayo tuteze nyine wa mugani kuzagira ibikoresho inzu nziza house nziza nyine irimo studio ushobora kugenda ugakoramo live recording bikaba nyine ari ibintu biryoshye mbese mu by'ukuri ntago za nzozi zacu nubwo bwose tuzivuga gutyo hari bimwe twacivinze ariko ni bike ibyo turi kwacivinga ni bike cyane kubyo dushaka ni bike kubyo dushaka nayo mpamvu dukomeza dukora mbese kuvuga ngo ni nko kuvuga ngo nk'iki gikombe wibaze ko harimo nk'igitonyanga kimwe kubyo umuntu ashaka kugeraho rwose natwe hari igihe tuzajya twicara nk'abari abasaza natwe turi abasaza turi gusarura turirimbana n'abasaza bagenzi bacu urumva nanjye icyo gihe wenda sinzaba nkiri kuri video nanjye nzaba nicara enjoying umuziki sibyo dukomeze uririmbe natwe turirimbe mbese twishime ibyo rero nibyo twakoze tuvuga n'abana bacu bicare hari abaririmbe mbese nyine ibi gitaramo cyiza ibyo bintu twahoze twifuza kandi nyine mbese ibi bintu ahanini nkanjye nkora gospel gusa mpamvu nagiye muri Sekira video zanjye ni za gospel gusa ntabwo njya nkora amasekira ariko impamvu ibi bintu binatanga n'amahoro bitanga amahoro mu buryo bumwe uba wumva ari umurimo w'Imana uri gukora wenda nubwo bitwinjiriza n'amafaranga ariko icya mbere ni uko ubuzi ngo ni umurimo w'Imana uri gukora ejo rero umwana wawe naza
of course akicara hari ari kukuririmbira nta kintu gisa nabyo. None se musi ni ikihe gituma okay urumva nk'uko nguko wenda twakoresheje ubushobozi buke twari dufite and then ubungubu wenda tugeze hari amaporsantaje nyine tugezeho y'ibintu byiza twumva twifuza kandi kuzamuka buriya ni ugenda umenya n'ibindi bintu wakakwiye kuba ufite buriya iyo utunze ibihumbi 100 ejo bundi ugatunga miliyoni uhita utangira gutekereza ibintu by'umuntu utunze nyine miliyoni uri kumva none se iyo ugiye kureba ubwo turimo turasoza tukugana ku musozo ariko iyo ugiye kureba ni iki gituma muri iki gihe bigoye kubona umuhanzi azamuka ngo agire ahita boosting afatishe nyine abugire nyine ubone arafatishije nyine ko ubona urubyiruko rw'ubu urumva dufite abana benshi baririmba ariko n'iki gituma tutari kubona abantu baza ngo bashayininge ukorana na benshi ukabakorera amavidewo ariko still ukabona akoze indirimbo zingahe ibintu ukabona nabwo ntibirakunda tubyite ko ari igihe cy'Imana kiba kitaragera cyangwa there is something miss. Hari ikintu nigeze kuvugaho hari gukora hari no gusenga. Gukora no gusenga iyo ubuzemo kimwe nyine ntago ugera kuri achievement kuko nge ntekereza ko nko ku ruhande rwacu mu by'ukuri ntago ngiye kuvuga ko wenda atari nabo dufasha hari nabo dufasha pe cyane nk'ubu hari abantu bazaguha ubuhamya wenda sinza kubavuga hano kuri kamera ariko bagiye bagira kandi twakoreraga video z'ubuntu sibyo video z'ubuntu twarazibakoreraga kandi bamwe mu bahanzi bakomeye mubona hanze sibyo ariko nanone ntago icyo gihe kuba twarazibakoreraga ntago ari uko nyine ni kwa kundi yabaga yarasenze we Imana ikabidushyiramo natwe tukazibakorera ukumva nyine umwiyumvisemo ukumva mwiyumvisemo amavuta akagukurura yes that's it. Noneho rero ubu ngubu rero impamvu isi yarahindutse n'abantu benshi bari kuza muri bino bintu barashaka fame kurusha ikindi kintu cyose. Fame nicyo kintu ashize imbere. Fame cyane gushaka amafaranga. Fame n'amafaranga. Erega fame burijyana n'amafaranga. Kandi ari iyo utangira bisaba gukora cyane. Bisaba gukora cyane ukanasenga. Ariko hari ikindi natekereje. Kuko abantu twagiye tubona bagiye basohora indirimbo imwe karya hit. Yego. Cyangwa nabwo ariye natekereza navuga ndetse cyangwa ibintu bisigaye binahenze. Urabona okay for example hano nkanjye wenda ukuntu wenda byatangiye mfite studio yanjye wenda ndikorera biramvuna ndihiringa ndabyiga tutangira dukora ibintu bibi uri kumva none ahari urumva si ku bantu bose wenda bahita ngo nawe agiye gutangira wenda studio urumva ajya gukoresha ahandi ntihaba wenda igiciro cyarazamutse cyane ku buryo kizitira umuntu kugira iyo consistency mu gukora. Nabyo birimo kuko hari impano nyinshi ziri hano hanze zabuze abantu bazisapotinga. Nabyo birimo pe ntabwo nabura kuvuga ko birimo ariko ntago ubwo nyine nuko Imana bitari yaca inzira. Nge niko mbitekereza ko Imana bitari yaca inzira ariko umuntu wese yagatangiye mu bushobozi bw'iwe bukeya ariho muri ubwo bushobozi bw'iwe bukeya ariho akabutangiriraho agakora sibyo akishakamo ibisubizo muri we. First of all mbere yuko umuntu ajya kugufasha wowe ubwawe wifashije. Hari umuntu mu gihe cyashize mu minsi ishize nigeze numva arimo arambwira ngo benshi mu bahanzi b'ubu
ngo atangira ngo aririmba amakavazi noneho ngo abantu bakamumenyera ngo ku makavazi noneho ngo yazajya ngo gusohora indirimbo ye ngo ntimenyekane kuko n'ubundi abantu bamumenya bagize ngo ni kava. Ariko rero nabyo wenda ku ruhande rumwe nabyo wenda nibyo ntago nagira buriya hari ikintu kikuri imiti. Twaririmbye indirimbo zo mu gitabo. Ntago ariko indirimbo zo mu gitabo ari amakava. Indirimbo zo mu gitabo ari amakava kuko nawe waragenda ugacura umuziki wayo. Ikindi kandi ntago uko wowe wazamutse ariko wazazamuka, sibyo? Niba abona koko nanone arashaka kuba umuhanzi, ntago ashaka kuba nkawe. Weho wari warubatse, first of all wari warubatse indirimbo zawe, sibyo? Noneho uravuga uti reka nifatire igitabo, sibyo? Uragifata ariko still n'indirimbo zawe uracyazikora. Abantu baje muri concert benjoyinze indirimbo zawe ejo bundi, sibyo? Ariko niba watangiye koko isi koko wamugani najya gukora amakava gusa azabona umwanya wo guhimba indirimbo ze. Kandi abantu bakeneye nyine indirimbo zifite amagambo meza nshyashya barahari kandi benshi, sibyo? Nukuri nuyihimba indirimbo ifite amagambo meza ntago uzabura, ifite na melody nziza ntago uzabura umuntu. Ariko just gutangira ukabanza ukishakamo ibisubizo muri wowe, muri makeya ukanasenga Imana ikagusapotinga. Hari n'igihe Imana izakohereza kuri twe twese nyine tukagufasha, sibyo? Ikabidushyiramo ko kugufasha nyine se wenda nuko wenda utabivuzeho, ariko nka album ya mbere wasohoye y'indirimbo zo mu gitabo hari umuntu wagusapotinze cyane kuko ntago ari njye wagukoreye video. Izo video zarishyuwe 70% amafaranga n'umuntu wayampaye. Izo video zarishyuwe n'izo audio zarishyuwe, sibyo? Ntumwa ngo Imana yabishyize muri uwo muntu ko ugomba kugira, ntumwa ngo ni ikintu cyawe still cyo kiri kukwirukankamo, sibyo? Noneho bigiye kugera kuri audio rero naho uhita uvuga ati no nari nkoze ibi ngibi none reka nishakamo ibisubizo. Tukavuze se ko tazi n'uburyo byagenze, nahise wambwira ko nagiye kwiga video gute. Just nyine iyo usenze Imana kandi icyo kintu koko ugahamanya n'umutima wawe ndetse n'Imana ko icyo kintu koko urimo ari icyawe, ntabwo gitinda pe, ntabwo gitinda. Okay, reka dushishikariza abahanzi batoya gusenga. Ubundi kubitangira byose mu gusenga cyane rwose. Ndabyibuka hari igihe cyageze, niba ubyibuka neza, ubundi mu gutangira bagatangira amasengesho kurusha ibindi bintu byose, kuko ni naho haba isoko y'indirimbo nyinshi. Hari igihe, niba ubyibuka neza, hari igihe twagezemo ibintu bisa n'ibiducanze, ko twasabwaga gukora ngo ibintu ngo by'amahiti, indirimbo z'amahiti ngo zikubita cyane, usanga style yanjye urabyibuka. Noneho dusanga mu by'ukuri nshaka kumeneramo ngo tuba abasitari, urabyibuka? Byari bigoye kumeneramo ngo ube umusitari, wapi? Noneho no kubishaka cyane nyine wumva uvuga ati ntera imbere. Ngeze aho ngaho urabyibuka ko twese dusubira hasi ku karago, njya gushakisha. Twari dutangiye gusa n'abazamuka dutangiye numvaga hari ukuntu ntangiye kugabanyurwa mu bijyanye n'ubuzima bw'umwuka, ubwo ntangiye kumera nkaho mfite mu kanwa umutima ko kwifuza mere nk'uyu runaka numve hari hakiri ibintu by'ama award, urabyibuka? Award za Groove Award, kujya muri award ukabona umutipe bamukubise icyaward avuga ati nanjye ejo bundi zagaragaye kuri ya podium nanjye wame award. Ibyo bintu ibyo warabigabanyije, ndibuka ko nta award nimwe ufite. Ntayo. Imana iranyebura kuva icyo gihe rwose n'ibintu bya award niyo byanagaruka. Umuntu wadushyira muri nominees wapi ntago bikunda, nagaruko utakabibonye ariko ntubikunda, ntago ujya wiyandikisha muri byo. Donc biriya bintu impamvu icyo gihe umwuka wera yabimbujije, bisa naho biza bikazimya umwuka wera, bikajya hejuru yawo. Donc bigashaka kugira ngo wiyumvemo ikintu cyo kumva ko
hari ikintu ukwiriye uri kubyumva nk'umuntu nyine urenze noneho bikazimya rya shyaka ryo gukorera Imana nyirizina. So rero icyo gihe ndabyibuka kabisa dusubira ku karago aribwo Imana yatugiriye neza. buriya narabivuze mu kiganiro ndavuga ngo Claver ni umukristo, wenda ntusuka ari mukuru wanjye mba mbivuga, ariko ku ruhande rumwe ngewe ku giti cyanjye ndabizi kuko uko bikora binatandukanye nanjye. Hari ibintu byinshi wibuza gukora utakagize, kandi wenda hari nk'abantu wenda babona wenda utahari bagashobora kuba bakeka ko ushobora kuba wiyemera. Claver ntiyemera, acisha bugufi. Ikindi kandi nk'uko kundi wambwiraga ngo se ngo kuko utumva ko ngo hari ahantu wageze ngo ugire nawe nikomeze, ntabwo uvuga ngo ihana ngo none ngo nabaye umusitari ngo ubigendere. Urumva iki kintu ni cyiza, ni cyiza kuri gospel wenda muri sekira sava umusitari nyine agomba kubigendera, ni nako icyo cyubahiro cyabo. Ariko muri gospel ugomba guca bugufi, gushyira ibirenge hasi. Ugomba guca bugufi, Imana yonyine akaba ari ijya imbere. Niho success izo. Icyo kintu rero ahubwo n'abahanzi bubu still n'abazamuka batangira kwibeshyaho nawe, kandi icyo gihe kuko wacyumvishe ko gitangiye kuza muri wowe, nyuma bahise uvuga ati reka noneho urabizi hari opportunity nyinshi nagiye mbura. Yes. Hari n'itorero ryari rigiye kumpa akazi gutyo ngo njye kugira ngo njye kuba worship leader, bajye bampemba amafaranga, ariko Imana irabimbuza kubera nyine nta handi wakura izo mbaraga zo kwanga opportunity y'umuntu ushaka kugwa 500, yashaka kuba 500 kandi nakoreraga 50. Utareke ni ukuvuga ngo nakoreraga 10 cyayo ashaka kugwa, ariko nta handi hantu ushobora gukura imbaraga zo kuresista kuri icyo kintu usibye mu gusenga. Ukamenya ngo ni Imana ishaka. Kandi nyuma hari igihe usanga za opportunity wari ufite wakoze ibyawe wowe, ubu ngubu nibyo ubona zari no kurangirira hafi. Ni ukuvuga ngo nari kuba wenda ngihembwa nk'ayo 500. nta garanti ihari kabisa. Ariko mu by'ukuri iyo ari ikintu Imana izaguhera mu mugisha, ugaca bugufi ukajya ku birenge ukayisenga, cyangwa byakunda ikintu cyawe uzakigeraho. Okay, mukore musenge bahanzi bari kuzamuka. Atari no kuzamuka gusa, even n'abandi bahanzi bose muri rusange, wenda ntabwo ari inama tuje kubagira. Okay, si inama, ariko nabwo kandi twaba turi kuganira nk'abashaka ibyiza ku murimo w'Imana. So wakoze Musinga, ni iki nize projet se mudufitiye hano imbere kuri Papi Claver na Dorcas? Papi Claver na Dorcas reka bariho tuvugaho cyane kuko nibo ahanini turimo hano. Papi Claver na Dorcas bo dufite projet nyinshi pe, tugiye gukomeza indirimbo zacu z'igiswahili. Twagize n'Imana, nubwo utabivuze ariko Imana yaduteye iteka, sinzi uburyo byaje wa mugani. Nta muntu uzi ukuntu indirimbo z'igiswahili zaje. Just twaravuze ngo reka turi ndibuka warambwiye ati reka turi indirimbo. Okay, turabifite muri gahunda ko n'ibyongereza bizaza, sibyo zose turazifite muri gahunda, ariko uburyo iyo gahunda yinjiyemo nta muntu n'umwe wabasha gusobanura ngo ni gute byaje. Ariko duhita tubona indirimbo iragira boostinga. Ndanaza ndanakubwira nti ngiye kuzana Mercy. Urazambwira ati ngiye uzi no gucuzinga ni impano yawe, gucuzinga umuntu mukorana, uzana Mercy. None ibintu biragenda biraboostinga, noneho tubona ko noneho kuba international birashoboka. Niho hantu rero hose twahise tubona ko nyine byabana n'umugisha w'Imana. Rero mwitegure vuba ahangaha rwose tugiye kongera tubahereza indirimbo nyinshi
nyinshi ndabizi ko nawe ubizi album z'igiswahili ikindi ntago na concert turayiteganya n'ibyari haryo concert ni next year tunyatoye concert imeze neza icyo gihe bwa Clever yabasezeranyije ko agiye guhimba indirimbo nshyashya muzazimwishyuze indirimbo ziwe nshyashya nanjye navuze ko Dorcas azamfasha kandi agira ikaramu nziza pe agira ikaramu nziza yandika neza hari n'abantu bajya kwanyishyuza indirimbo zawe abenjoyinga Yesu ngo ariko indirimbo zawe uzazishyire kuri ariya twa playlist ujye ukora hano kuri zawe gusa hari umuntu wabinsabye twari duturanye ku buryo umuntu azajya yumva playlist y'indirimbo ariko hari abantu baranayireba ni ya kera ubwo rero urumva ko Clever abijije indirimbo zingahe zitubwira uzaturimbira muri concert 3 ni nkeya concert yose izaba indirimbo nshyashya ariko of course tubafite ibikorwa byinshi hari n'ibizajya bidutungura yego bitewe n'uko iminsi iri kugenda iza ariko indirimbo zo rwose tugiye kuzibaha guys mukore subscribe mutwuzurize karaka M byibura natwe tubone hariho akantu baduhesha ishema sibyo badufashe gukora umurimo w'Imana sibyo biba bikenewe okay nta nubwo impamvu nyine 70 batureba 70% batureba ni abantu batakoze subscribe so rero aba bantu ni benshi cyane buriya nuko n'abantu wenda atazi kujya kuri abantu babasha kugera kuri za music chat barabizi n'ubundi usanga ari wewe uri mu bantu ba mbere n'ubundi barebwa ariko ugasanga ngo nyine ngo ya M ntiruzura guys tuyuzuze wenda babijyanye muri sekira avuga ngo mureke ishyari ariko mu by'ukuri guys tuzavuga ngo mureke ishyari kandi rwose nta shyari riba mu murimo w'Imana mudukorere subscribe nta shyari riba mu murimo w'Imana sibyo rata nta shyari riba mu murimo w'Imana so ubwo rero turabakunda kandi mu by'ukuri nubwo wenda tuvuga gutyo ariko turabizi ko n'ubundi ni mwebwe mwatumye tugera ahangaha hose ni mwebwe mutuma umurimo wacu ubona ikintu kiwusapoti nabyo nkunda kubwira abantu ngewe burya ibintu byose uzasanga ku isi umuntu avuga ngo wenda ngeze kuri icyo runaka kiba cyagizemo uruhare n'umuntu hari abantu rero bakunda kwijondika abantu ngo urumva ngo abantu ngo muri iki gihe ngo barahindutse ngo abantu ngo ni babi ngo abantu ariko burya nta kintu cyiza cyose wageraho udafashijwe n'umuntu niba ahangaha hose tugeze uri kubyumva iyo ibyo byose twagiye tuvuga iyo tutagira abantu ngo baturebe iyo tutagira abantu ngo baguhe akazi banagusharinge bari n'abantu bakora share bagukunde ahantu hariho hose serivisi yose uzajyamo uzafashwa n'umuntu abantu rero ni beza Imana ahubwo iduha abantu b'umumaro rwose ndongera nshimira umuntu buriya umuntu washarinze iriya ndirimbo amenye ko nawe yavuze ubutumwa yavuze ubutumwa yaradufashije ni ukuvuga ngo yaba ngewe uri muri video n'abandi tuba turi kumwe inyuma ba Crispin n'abandi bose baba bari inyuma hari timu nini dukorana ariko still none ukajya kwisanga no muri post production namwe murimo kuko mwadufashije kugeza gusharinga iyo ndirimbo so Imana ibaha umugisha rero abantu badukurikirana kabisa umunsi ku munsi hari nk'umuntu usanga kuva twatangira umuziki akiri kumwe natwe twumva dukunda kabisa Imana ibaha umugisha mwinshi ubwo tutabageraho mwese ariko mumenye ko tubakunda turabashimiye especially rero tutadusoza kadusoze dushimira abadamu bacu Vanessa na Dorcas Vanessa ubu ngubu nawe agiye ubwo kubera ko Vanessa yaje bazajya bambika
nanjye mbakorere video ubwo urumva tudakomeje umurimo w'Imana numva urugo turarufite gutya kujya barebera ibintu byose birahari biri mu nzu. Ndamushimiye Vanessa ari inyuma rwose turabashimiye ukuntu batuma ako kazi kose n'urwo rukundo badusanganye kumva nuko gufashanya basanze bimeze neza kandi birakomeza bimera neza cyane. Imana rero ibaha umugisha. So turangiza rero twibutsa abakiriya ko bagomba kuguhereza akazi. Guys ndababwiza ukuri harya niko bavuga uzagakuremo ni ukuri kose abakiriya banjye ndabamenyesha ko tugiye gukora ibintu byiza kurushaho. Uyu mwaka ngiye nari navuze ko sinzi niba wenda abantu baragiye babona udusitati nagiye nshyiraho ariko navuze ko uyu mwaka uri kuzamura quality, tugomba kuzamura quality ku rwego rwo hejuru ariko none turi kugenda tuwusatira mu kimwe cya kabiri. Ubwo rero murumva izo tumaze gukorana mwarazibonye ariko noneho izigiye kuza kwa kundi nababwiye ko ngiye kujya no mu ishuri. Ubwo urumva ibyo ngiye kwiga bizaba bimeze bite? Muduha amafaranga murebe. Anyway abangabo ni abambere. Abandi rero ngewe ntabwo njya nkora ama audio, nta muntu nkorera audio nkora izanjye gusa ariko ngira kenkayiri. Kenkayiri Credolight abashaka ibikoresho by'ubwubatsi, amatara ushaka ko iwawe haba hasa neza nuko Crespo atayifashe byose ngo yerekane tudutara mwaduhaye. ariko baze kujya hahandi kuri nuza kuri IG ya Credo barabona amatara meza pe, amatara meza ubwo sindayashyiramo yose asinyoye utuntu tutabaho utuzu uduki bese. So hanyuma kutavuga Nessa Couture, Nessa Haute Couture. Vanessa ari kwambika abageni, abageni ari kwambika noneho ntibazajya babona bazajya batanga indi nka cyane rwose kubera ko uko baba basa nyine ntabwo kubakura hishurwa. ngewe ariko buriya ayiteganirije Dorcas azongera kujya gukodesha imikenyero. Reka imikenyero myiza Vanessa yarayizanye ejo bundi yavuye kurangura Dubai, imikenyero itabaho, imikenyero ku buryo nanjye nayibonye ntazi imikenyero ndavuga nti imikenyero ni myiza pe. ahubwo ubukwe buri ryari ngo ahubwo ubu ngubu natwe tutambara imikenyero babasore bavugaga bose b'inyuma yawe bose bose baduhereza ubukwe hanyuma tukubitemo imikenyero. Aya bagomba kuduha akazi abantu n'abadiaspora uri kubambika, abantu bo muri Amerika umaze kwambika nk'abantu nka batanu bo muri Amerika. Abadiaspora tubageraho tukabakorera. Wow. Vanessa amaze kubambika rero Vanessa mu mugane kabisa mu muhakazi ubwo muri gukora umurimo w'Imana still. Yego muri gutuma natwe God bless you. See you next time. Dorcas yakoze kudutiza channel ye tukayicaraho, kudutiza channel ye twayisanzuye twanamamaje tutishyuye ariko buriya dufite ukuntu tuzayibarana. harya buriya tuzamwishyura cyangwa nawe azatwishyura gusa nawe azatwishyura wa mugani nawe azatwishyura. Okay, turishimye cyane, byari byiza kubana namwe, hanyuma na ubutaha murakoze cyane.